kurisha umusatsi we ntago bikeneye umuhungu yewe nubwo nabyemera ko abinkorera sure yabona iryo jambo ushobora kuzasubiramo ushobora kuzari gusubirishamo umunsi umwe uzari nsubirishamo nzagusubiza isubizo ni cya kindi uzanyibwirira okay tuniganira ku musozo ngiye kubaza kandi kantu kamwe mbwira ikintu wigeze ukora kiri crazy wiga muri high school kiri crazy wibuka uvuga ati mana yanjye we ubu narabikoze nigeze gukaruta nabeshye ngo ndarwaye ndakaruta nazi ko dadi ari mu rugo wigaga day ubwo ngubwo ndangije ngeze mu home nsanga araryaye nibajije se ndasubira ku ishuri ndabigenza ewana uyu munsi wose nzabibagirwa gukora ushaka n'ukuntu uzana umuriro kandi nta muriro ufite wari ukuntu tuvuga ati ndarwaye ewana shahita azana tamometa asanga ndi muzima ahubwo cyane urabyibuka uvuga uti kweri nta kintu ujya ukumbura uri muri high school ndabikumbura urugero high school njya nkumbura nka fight zabaga mu kigo genge zo mu kigo ukuntu nyine twebwe dufite master yari crazy ibintu byose ari byishoboreye njya mbyibaza twaba turavuga ngo ziriya genge buri zo muri segonderi ko abantu bari batazatandukana bajyahe birase aba ari mistake of childhood imyaka turimo imyaka ikoshye ntabwo ujya ukunda se urukundo rwabo rw'icyo gihe ariko njyewe abo twabaga turi kumwe mu kigo na n'ubu turacyari kumwe yego rero turacyari kumwe ariko abenshi nta n'umwe ukigendana n'undi rero wumva iyo umuntu akuze ibintu birahinduka ugira akazi ugatangira kubura time ariko time ibonetse ntavinga fani ni iki watekerezaga ko uzaba wiga muri segonderi nitekerezaga ko nzaba niga segonderi numvaga nzaba umunyamideli hanyuma ndanabigerageza ubwo waranafashoningaga nari mfite na timu yanjye kabisa ibikurikirana hanyuma ubu ngubu ni iki kintu nyine ukuri umaze imyaka ingahe usoje maze umwaka ni iyihe leta nyine y'ukuri wabonye wenda hari umuntu wibwiraga muri segonderi yumva ariko bimeze ari ihame ni iki wibwiraga wasanze hanze icyo nyine kitari cyo ibyo dutekereza ntabwo ariko biba biri baraburi rero ibintu nyine wibwiraga niba wiga uzi ko uzaba dogita umenye yuko bitazakunda igihe cyose uri muri life ubona yuko bitagushobokera niba cyangwa se uri umwana uri muri life nziza uri umwana wa minisita bizaguhera ariko niba uzi ko mama wawe kuri kubaca intege kandi warize siyanse wabwo ko wize musibe none uri kubaca intege niba warize siyanse nkanjye ukaba uzi yuko utazabona uko wiga kaminuza inzozi zawe zikureho amaso gira inama mu rugo wiga muri segonderi uramutse ufite umwana n'icyo wambwira kwiga ndamutse njye mfite umwana icyo namubwira kwiga namubwira akajya kwigira TVET kuko nizo ziri gutanga amafaranga muri rusange niba zishaka ndetse ku mwana wanjye aziga ibyo ashaka azige ariko azarenzaho TVET tukiri naho ngaho rero abantu bari kubona muri background ko turi ku cyanzu we genda kuri browser ukoresha Chrome cyangwa se wandike www.icyanzu.com ubundi urebe ibikoresho bitandukanye ushobora gukoresha muri content zawe ni ibintu bama amafaranga ariko ujye barabura bazazi bagure iyo umaze gufatisha haba hari ama microphone haba hari na nimero zabo uraza kubahamagara twiganira ku musozo rero sibyo ugiye kumbwira ibintu bitatu wari warateganyije kuzageraho muri 2025 ntibibi n'icyo ugiye kubikoraho muri uyu mwaka nateganyije icyo cyambere no mwaka nateganyije ko nzabona amafaranga menshi muri 2025 kuko nayo nabonye nateganyije yuko nzatembera nkajya ahantu hose nshaka ntabwo byakoze nateganyije yuko nzajya mu gitaramo cya Bruce ntacyo nagiyemo ubwo n'iki kujyayo we shara ukuntu uba wateganyije ibintu wanabipanze neza rwose na ticket uyifite ariko hakaza izindi gahunda ziruta kujya mu gitaramo ukaba urahiye nubwo ntazi impamvu ariko
wahitamo ko ubuzima bwa gito aka kanya cyangwa wahitamo kuguma mu rugo? muri aka kanya nahitamo kuguma mu rugo muri aka kanya ndimo. Aka kanya wahitamo kuguma mu rugo kubera iki? Kubera yuko ntacyo ndageraho. Turageraho kandi ahubwo bavuga ko gusohoka ugahasoringa aribyo byiza, ibintu aribyo bigeraho. Hari uguhasoringa, ushobora guhasoringa ukiri iwanyu. Uva iwanyu ubundi uvuga ati nageze kuki ndatangira kuki. Iyo uvuye iwanyu ahubwo numva aribwo umenya uko umunyu ugura, ukamenya uko inzu yishyurwa byose. Byose ubijyamo ariko wabanje kumenya icyo wagezeho. Niba uteganya kujya geto wowe uri kumurikira ukaba uzi yuko nta kintu urageraho gifatika, ibyo bintu bireke. Ejo bundi uzagaruka iwanyu, uragenda ushukwe natwo tuntu n'iminsi ingahe, ariko iyo minsi uzahita ugaruka iwanyu. Bibaye byiza rero wakomeza ukaguma iwanyu ukabanza ukagira icyo ugeraho ubundi ukabona ko hava. Tugiye gusoreza rero mu tuntu n'utundi. Bavuga nzi ko tugiye kubaza utuntu nka dutatu. Bavuga umurambo w'umwana. Ntawe uzi? Iyo bavuze ngo umwana wundi abishya imponda bashatse kuvuga iki? Baba bashatse kuvuga yuko uko wakitwara kose, niba njye ndi iwanyu ukumva uko wakitwara uri iwanyu ntabwo ariko wakitwara uri ahandi. Nshobora kuza nkareba ibyo ukora nkabyigana, njye bikangiraho ingaruka kandi wowe ntazo biri kugira kuko uri iwanyu. Akantu ka nyuma rero, wizera ko urukundo rubaho? Yego. Rubaho? Yego. Udafite ikintu rushingiyeho? Rubaho. Wagira inama yo kuyobora umuntu mu rukundo se? Gukunda ni byiza, ariko iyo biguhiriye nyine ukagirwa ku rukundo rwa nyarwo. Yari kibije hagati rero icyo kibazo. Ngango wawe umwanya ugiye kugira ikintu umbaza nawe, hanyuma umwanya wo gusezera abakunzi ni wowe urabufite. Ubabwire bakore subscribe, bakore like, comment, share, ubundi dukomeze tubane. Nabwiye ngo iyi ngiyi sample yari kubibwira no kuganiriza umuntu wacu tumenye utuntu dutandukanye, niyo mpamvu mbona nagiye mushyira mu bintu bitandukanye. Ubundi ndakeka iki cyumweru turatangira kuba ibiganiro byinshi byiza biteguye neza, ubu kwari ukubasampuringa no kubereka uyu mukobwa muni wacu. Ngaho twagiye, gira ikintu mbaza ubundi unadusoreze. Ufite umukunzi se? Wapi? Umva kandi wapi? Ese iyo umuhungu atendeka abakobwa benshi bose babwira ngo iki? Wenda sinabimenya ko sindakundana, ariko kurya indyo imwe biba bigoye. Nawe itera bwaki? Bigoye cyane ko ubu ngubu rega ibintu bitandukanye. Uba ukeneye agatoki ariko hari igihe uba ugafite, ugakumbura umuceri. Kugira umuntu umwe bimeze nko ko wagenda ukagura umufuka w'umuceri ukawutereka mu nzu by'iteka. Ukwiye kumenya yuko ibitoki bibaho, hagenda havumbuka n'izindi ndyo rega. Niyo mpamvu niyo ushatse ujya no ku ruhande. Gusa njyewe nkura nk'ubu nudoze nzimenya nkuze, kumva nazo uba ugomba kuziryaho. Niyo mpamvu nyine niyo ushatse wibeta ukajya no ku ruhande. Sinamenya wenda navugaga iby'ibiryo. Ni iki se wagira, ni iyihe nama wagira umuntu wubatse ariko aca inyuma umugore we? Yashaka ukuntu yasenya kuko hanze hari ibintu byinshi atazabona yubatse. Nk'ibiki? Nk'uko dutendo twose. Nese ubu ko haje umwana w'umukecuru ntabwo azi n'udoze. Rega n'abantu bagenda bahindagurika. Ubu ugiye kujya uhura n'umuntu ariko umukobwa we yari umuzi ari umukobwa usanga yabaye umuhungu. Minzi ko nyine hari n'igihe tuzabona abakobwa ufite amabere makorano, ufite iki, urumva utwo tuntu twose ugomba kuzatubonaho, nushaka bizaba birangiye rero. Nabo nakugira inama bagira we basenya kugira ngo bubake. Akubaka biragoye rega, basenye babivemo. Uriya urukundo ni urwanyoko gusa. Buriya se buri gukunda mama wawe, mama wawe umukunda ukennye, umukunda ukize, kandi nawe aragukunda. Hari abantu bajya bavuga ngo papa we niwe muntu kwifuriza iterambere riruta iryo yagezeho. Kuza rero urya bakubaka bashaka ko wamucaho, ariko abandi bose ku isi nta rundi rukundo ugiye nizera. Ni scam imwe uri muri scam zabayeho ku isi yarimo. N'abo bana bose banabyarana ni scam. Rega kubyarana hari igihe biba hari n'impanuka. Iyo mwabiteguye se mugakora ubukwe. Muri scam zabayeho mu mateka y'ikiremwa muntu ni urukundo. Ushingiye
kuri reality tugenda tubona. Ejo nahoze izo ni ziri muri mind oya yawe. ahubwo ejo nahoze ndeba ikiganiro cya Yampano, ariko ikintu cyane agahinda buriya si ibindi byose, urumva yanyuze mu bintu bibi, ikiganiro akoranye na MI yanyuze mu bintu bibi, ibiriya byose bimubaho, ndetse yanayishuye ko yapfushije umwana we mu gihe yari ari burayi ejo bundi. Ariko ikintu cyambabaje ni uko umugore we nyine yahisemo gutandukana nawe, amubwira ati jyewe ntabwo nabyihanganira dutandukane, mu gihe wari kuba muri hafi, kuko nawe yabyivugira ati numvaga ndi comfortable turi kumwe mvuga twasebanye, ariko ibaze ko yamutaye. Uretse ukuramo igisubizo cy'urukundo mbajije. Yene hari ukuntu ubona wasebye ukavuga ati nta yandi chance mfite uretse kuba nabivamo. Icyiza abantu badukurikiye bafite IQ, tekereza ko uri mu bibazo ari umuntu ukeneye umuntu akagusiga, wenda asanze undi ubizi neza ko asanze. Batubwire muri comment uko babyumva. Rubaho Wahitamo kumuta cyangwa wagumana nawe. Batubwiye muri comment ko babyumva. So guys, nadusoje ikiganiro cyacu the day today cy'uyu munsi, wari kumwe nanjye Moon cyangwa Nyitegaju. Ni Coast turaguma tubane. Aho icyo ntakubwiye gukora ni ukudakora subscribe, kuko ntabwo tuzakira ibintu ngo umenye n'udakora subscribe. Kandi unasharinga inshuti zawe, tuze twiganirire, dutere story, twigire hamwe, tuzane abantu batandukanye. Ibiganiro amasegeme ntabwo nahabwe ko tuyakora mu bintu bitandukanye. Navuze ko ari dusabiriza, genda bashimiye. Ciao ciao.